Chamo. Nagichamo nyamuze. Uyu ngo ni Karyasi. Uyu ni umukozi nk'abandi, akora nk'abandi. Sinzongera kuvuga ngo Karyasi. Ariko arahembwa. Yes. Usizimuwe sababyeyi mico y'Inyanza wayivanye aho ntiwabura umwe muri twe akomeza eshara aho ziragenda umwiki fanta 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 gusa Fanta na siri. nya fanta naire no fanta sha agwa fanta mukome abana gushohoje Baransubije. no gushohoje abana gukunzere Wanyagiwe kandi mbona hari izuba. Unyagirwa izuba riva? Reka ikirere kimerasha ushya wose harashakaye Wowe ndabona bidasanzwe. harashakaye Wowe ndabona bidasanzwe. ntabwo hashakaye ariko ntabwo ishyira urabona kurusha nawe wajya Ndayirya. aragiyasha akura akana k'imana arakora akana k'imana abahungu banyise bariho se umukobwa nenda kukubwira niba nta kibazo ariko nta kibazo Nta kibazo ndi. nimero yawe nagukunze Ufite telefone se ubu? ushaka telefone ushaka kumpa nimero Nese ko mbona wananyagiwe ubundi uguribuka naho iri. ndahasi Ko mbona utagiye kwishakira mu maguru. nayishakira Nta mifuka se ufite? iyi ngiyi Manza ariyo hari utega mubwire. aho fata kurusha apeti apeti Bravo. Nubwo urumva bihuye. Bravo na peti. ubwo bishatse kuvuga ngo iki Kumva ntazi ibintu uri kuvuga. kubwira ngo meze pako ako ni umuntu mwiza urebye wahuza nakurebye numva ndakwishimiye teye neza nakuranduye urateye nta bindi dushaka hari ibindi urafata nabibonye urahasi Ishyura nyine. ufite mashine bane nimero z'umukuru w'umuryango Umukuru w'umuryango. yego abo wumva Umukuru w'umuryango oya. zandekara Nzane mfite ubwishingizi ubwishingizi hano muri business ntabwo bukora. Biterwa n'aho aratonze kandi mituweli nta bwishingizi bw'icupa bubaho. barasaza uzajya bishingira mituweli inzoga zo baziraka si ubuzima bw'abanyarwanda Oya. Ntabwo RBC yishingira inzoga, yishingira ubuzima gusa. ubu icyo nzakiburana
iyo wakibona ntiwagitsinda. nagitsinzara agenda ndaza Nyishyura nyine nyishyura cyangwa nsigire na telefone. ayangura Nimba udashaka ko kunyishyura urayijyana mpereza ubwo uzayizana hano wishyura. telefone ijyana yose nasiba ubuvurere amagorano nawarasasanga kurahiye karibu mugabo mwiza. Niko mwiriwe mutera Biriwe neza n'amahoro. mbona utuje cyane. Abana se ntabari? Abana se baya mama bamwe baba bagiye. Wari uri hano wenyine. Nanjye rero hamwe nazindutse njya kwanza Imana. Nsanze yanka nyine irarwaye nkuko yari yabimbwiye. Ariko mvuye kureba veterineri arageze bayiteye inshinge. Bamusigiye n'imiti yo kujya bayoza ngo amasazi atayigwaho bigakomeza kwiyongerera uburwayi. Ubwo nibwo nzamutse rero niwe mpamvu nanatinze ntabwo ari ukumutera. Ni byiza ubwo yabonye imiti reka tujye tunezera. Tujya no gukirizana cyane. No gushaka uburyo bwo gukomeza kubusengera. Ndabona icumu njya gutera ryose rivunika, icumu nteye ryose rivunika, simbizi. Sinzi uko bizagenda. Oya nko muri sake. Hari Imana yayiduhaye se kandi nabizi. Ese wigeze ujya kubyutsa umuhungu wawe ra urebe? Aho inyamfura yacu. Oya ntabwo namenya amakuru yose ndamubona kuva bwacu. Uriya mwana rero, uriya mwana aratunaniye araturumbiye pe. Uriya mwana aratunaniye araturumbiye. Bese ndabungisigaye mbona nta n'umwana muri. Ibintu wibivuga. Siko bivuga amabere akikora ntonse. Ugira ngo ndakubeshya se? Ntabwo nkubeshya n'impamo y'Imana. Mba mpambuye ntabwo nkubeshya. Saa 8 z'ijoro niho baraye bamuzanye bateruye abasore babiri bamutwaye hejuru bacya nta no kwitsa ngira ngo wenda n'imodoka yamugonze. Rebye umwana sanga yavuye mu gakiza kera n'ibyo gusengara biretse n'umusinzi wawe utamenya nahanyuze. Naho bigeze se? Naberetse aho bahirikiye hirya mu cyumba cye byanyobeye mba muroka byanyobeye pe byanyobeye. Gahoro hatagira n'utwumva. Ikibazo ni icyacu muri rugo kandi ni natwe tugomba kugikemura. Ariko wa mugore we ko nagushatse uri muto tukaba dusazanye ntabwo ndabona umwana w'umusore umeze kuriya. Ntabwo ndamubona kandi binkubwiye. Ntabwo kujye kumubyutsa nawe wirerere. Urumirwa pe urumirwa. Ese wamenye n'ikindi? Unyereri? Ndabyuka musore. Ndabyuka muvugisha. Aro wamutse neza uretse kumumugara hari uze kuza kumvugisha mu kanya ariko ngomeze nkubure nta kibazo. Sawa. Wagezani byari isangiye. Ushinzwe kumenya igihe duhera Ariko tubona buri munsi iyo mbonye uje biranshimisha n'abantu baje kukubaza kuri icyo ngo bikumarire iki? byamfashe kuko nanjye bamfasha gutubura. Si ubwo ujya umenya kuri Karyasi? Bitwaye iki? Izi si uko bampembye. Umva gukora ni ibintu byawe, gukoropa ni ibintu byawe. Ujya umenya kuri Karyasi hano ibintu byose ugomba kubikora. Nese wowe ukora iki? Njyewe hakora iki? Nta makuru ufite ubura wasana. Jya ukora akazi baguhembe we. Nese wowe uzajya ukora iki? Ntabwo ushinzwe kumenya ibyo nkora ariko Ariko nta kibazo nakubwira nawe ikizima nuko nkora akazi
databuja akambaza. nyine ntukambwire ngo nze nkufashe kubera ko iyo baguhembye ntabwo tugabana ku kwezi. Ariko iyo mbona n'umukobwa bigira ikibazo nkibaza se nushinga urugo rwawe uzabasha gute gukontora urugo rwawe, uzakura ute, uzafu ako ngira nimbo Anjye nicara. Maramutse. Ndasuhuza na papa wawe. Waramutse sha. Umeze neza? Umaze kugira amena ameze gutya ntabwo nyoko ateka. Ayaya. Aho bwira nyoko aho waraye. Hano mu cyumba. Mu cyumba niho waraye. Ndi imbere y'igitanda nabonye ariho neza. Mwe mwahamuye ku gitanda hejuru. Sibyo sinabo uba urumva azi n'ibyo ari n'uyu mwanya urabona hari n'ibintu ayibuka. Yashizemo yari umusore. Buri kumbabaza uraya. Kibazo ufite ni iki? N'agasosi gahari. N'agasosi. Mbere y'agasosi reka tubanze twumve uwo mubabaro ufite. Ikiwutera hanyuma n'ako gasosi karaboneka. Ni inzara ariko namwe hano. Mworoshye rwose ukuntu muri kunderamo. Ibyo muri kunderamo n'ibitari ibi bizakogwa. Harakubyara. Turakureba urakura. Reba aho ugeze wakabaye umusore wo kuba. Ikibazo ni uko twakureze cyangwa ikibazo naho ugeze. Wari wamenya n'ibindi se? Uyu mwana ejo bundi ko yangeze ingumi amakofe hano mu rugo mvuye guhinga harya hepfo mu rutoki. Ambese. Yamfashe mu ijosi ngo mubuje kujya gucana ngateke utwo duteke nari nzamuye. Ntiwabujimije. Ni cyagiye wari wagiye mu ishyirahamwe. Zimije umuriro mugendire kana barumuna bawe baze musangire. Anora mu mashati da ngo ndarusohokamo. Ibyo bintu bikaba mworo. Shime baramenye nyine. Mbe nguroga umwana yaratunaniye ahubwo tangirira hafi. Niba ari Imana ryangombe muri buhamagare, niba ari sinamenye uko mbivuga. Sinamenye uko mbivuga ariko nge ngaho sha ngushyikirije nyoko sobanura icyo twapfuye. Ushaka kunsohora iwanjye. Umva rero kunyerera ikora yanjye. Uyu ni papa wawe. Yego umunyarwanda yaciye umugani ngo utumbiye se na nyina yumvirije. Burya utumbiye so nanjye kunyumvira ntiwabishobora. Nigeze mutuka. Sukuza abana akantu kunkoze kare kuko surudagwawe bibiri kamwe ko surajyamira ntukora ngo noneho ngo no kuzana abagore. Mama so ko wabyirukanye na basaza bawe bashakiye ingahe? Papa wamusanze angana ate? Yarangana cye. Ubundi umuntu icyo mvuze nimukomeze muzanyice mwaranyibyariye muzanyice. Ntabwo twakwica ahubwo se mugabo. Ikibazo ufite ko uyu mwana ni uko atashatse umugore. Oya, ntabwo aricyo kibazo ufite. Icyo ngewe ntekereza numva twamurera uko yazamutse akazaba umugabo akagera no mu rwego nanjye ngeze muri. Ariko dore ikibazo uzahagira abana bawe gute ibyo bigiraho ikibazo. Ariko turi mu kigero kimwe tugomba kugira inama. Umva disi we. Uri umukozi hano uri kumva iby'iwanjye ntago bikureba uri kumva neza nzabikora kubera ko nzaba ari iwanjye. Ikindi cyongeyeho uri kumva neza nabubwiye kuri Karyasi. Nta kibazo bintwaye. Uvuze ngo iki? Ugize ati ngo iki? Ngo ni Karyasi. Iryo jambo sinzongere kuryumva muri uru rugo. Iryo jambo sinzongere kuryumva muri uru rugo. Uyu ngo ni Karyasi. Uyu ni umukozi nk'abandi, akora nk'abandi. Sinzongere kuvuga ngo Karyasi. Ariko arahembwa. Ahembwe biti nimba ahembwa abakozi bose niba Karyasi. Karyasi. Umva reka nkubwire rero. Kandi ubwo bushinzi wihaye. Sinzi ngewe, sinzi nzakwereka.
banza reka gahungu njya mbona hano kakandi kamaze kugutesha mu mutwe usigaye warigize ukuntu kagaki kandi mukobwa wanjye sinzi ibintu wiha ndagiye nanditse ndamusanze ndamusanze reka nzabereka nzabakubitira hamwe mu rugo rwawe we kora akazi ibintu byo kuvuga ngo karyasi mw'uru rugo ntabwo ngenda ishaka uri umukozi nk'abandi arazana abasore aho ngaho akicara aho ngaho agatangira mu gitondo ntiyanasubira mu rugo ubu dusize ugiye mu murima nkabona mubwira uti karabya bene nyoko basi nawe ugira akantu udufasha reka ngo papa ngo ntuzongere kukumvugisha ngo ngenge iyo si imirimo yanjye akanshira sibanze kigali ngo ushaka amafaranga yo kuzana umukozi se n'injye nzamuzana noneho ndabera umukozi umva icyo utareba ni iki umva nshaka gufuhana yego umugisha wa mbere burya umwana awukura ku babyeyi yego mbere yo kugira ngo ube wazana n'uwo mugore yabavuga ikizimano icyambere ni kubanza guca bugufi ukumvira ababyeyi ukumva impanuro baguha n'ibindi byose wabigeraho sibyo byaba byiza banza uce bugufi imbere y'ababyeyi ubagisha inama bakugira inama kandi wubahe ababyeyi n'ibindi byose uzabigeraho uzi uko mushaka ariko namwe aciye inkoni ya kibyeyi none si ubwo noneho ubwo iyo nkoni muri guca ni iya kibyeyi ni iya gishumba ni iki ariko niba nta gasosi gahari oya iby'agasosi ariko iyo nda ni nayo ntabwo ari ariko uzakenera agasosi uretse ubanze wumve yewe ndagira ngo mbivugire hano imbere yawe ntabwo nshaka kuzongera kugira ubunini mu rugo rwanjye ndabikubwiye niho rero umubyeyi mwiza niho avugira ngo ndamubwira ngo azane umugore niba yumva yarabyimbye amaze gukura akumva ndengeje urutugu mwana wanjye nguhaye rugari ariko ntabwo ari gucyo babivuga nguhaye rugari nzamuza oya wigenda tutabigendanyemo neza kimura ikibazo cya so n'ibindi byose uzabigeraho ntikemura ndagikemuye none ubwo igikemuye gute koko ubwo igikemuye urabyumvishe sha ejo sinari kujya kugusabira n'ejo bundi genda shanye ukazagusabira